utube hafi nyagasani danye n'ubutagatifu Mana ishobora byose ugahora witeka wowe umuntu wese agaciro ukabana rugabo utanga ingabire zose we ibintu byose bikesha kubaho we byose bikesha kurama kugira ngo umuryango wawe w'imbaga sacerdoti nuwema kurutoramo abambari ba Kristo umwami wacu ukoresheje ububasha bwa Roho Mutagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye. Na mbere mu isezerano rya kera imirimo washinze wayishyizeho ukoresha imihango mitagatifu yagenuraga ibizaba nyuma kandi yakomeje kujya mbere. Bigeze aho ushinga Musa na Aroni umurimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza, unabatoranyiriza abandi bantu babungirije mu rwego no mu cyubahiro kugira ngo babarebere abafasha bashyize hamwe nabo muri uwo murimo. Nuko igihe Abayisiraheli babaga mu butayu usakaza umwuka wa Musa mu mitima y'abagabo 70 bazwiho ubwitonzi, nawe abagira abafasha be yitabaza buri gihe, bityo arushaho kuyobora neza imbaga yawe. Byongeye kandi bene Aroni wasakajemo ingabire nyinshi zisesekaye kuzo wari warahaye se ubabyara, kugira ngo mu rwego ryo guturira mu ngoro y'ibitambo byo byari incamarenga y'ibyiza bihebuje bizaza nyuma, haboneka abantu bahagije bo gukora uwo murimo bakurikije itegeko ryerekeye abaherezabitambo. Igihe rero wagennye bimaze gushyika Dawidi n'ubutagatifu, nibwo wohereje ku isi umwana wa Yezu Kristo aza ari intumwa yawe nkuru n'umusaserdoti w'ikirenga, shingiro ry'ukwemera kwacu. Ubwo yakwiteye igitambo kitagira inenge ku bwa Roho Mutagatifu, kandi intumwa ze bambariye kuzitagatifuza by'ukuri, aziha kugira uruhare ku butumwa bwe, nuko azibonera n'abasangirangendo bazifasha kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu wamamazwe ubutaretsa kandi wubahirizwe ku isi hose. N'ubu ngubu rero Nyagasani turagusaba tukwinginga ngo ugoboke intege nke zacu, maze ku buntu bwawe utugwirize bene abo bafasha dukeneye mu gukora umurimo wa gisaserdoti uturuka ku ntumwa. Turakwinginga Dawe ushobora byose ngo abagaragu ba ingabire kujya mu rwego rwa padiri, ugere usendereze mu mitima w'ubutungane, nibakira umurimo w'ubusaserdoti bwo mu rwego rwa kabiri utangwa nawe Nyagasani, kandi mu mibereho yabo yose bazabe ko ku rugero rw'imigenzereze izira amakemwa. Niba abafasha badahinyuka mu rwego rwa episkopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjiri ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo no ku buntu bwa Roho Mutagatifu, kandi amenyekane hose kugera ku mpera z'isi. Nibabe hamwe natwe abagabuzi badahinyuka amabanga yawe, kugira ngo umuryango wawe uhore wivugurura ku bw'abatisimu, abantu bakesha kuvuka bundi bushya bwa kabiri, utungwe n'ukarisi ifunguro riturutse kuri altari yawe, kandi abanyabyaha babona uko bigorora nawe, n'abarwayi babona ikiborohereza ububabare. Nyagasani nibahore bashyize hamwe natwe mu gutakambira impuhwe zawe udahwema, basabira umuryango wa Kristo bashinzwe, ndetse n'isi yose aho ikagera. Nuko amahanga yose namara gukoranyirizwa kuri Kristo ahinduka umuryango wawe umwe rukumbi, ugeneye kuba ingoma yawe byimazeyo kandi bidasubirwaho, ku bwa Yezu Kristo nyine umwana we n'umwami wacu, Imana Mwana mugatekana umwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka.